Bango ndayishimiye ngo abasekere barashize. Wiringoma afite ingabo z'u Burundi. Buri abona bo urimo kugira imwe nabo barasha abandi. Abo barashura bazi. Ntago umusirikare abarwa mu bantu baguye ku rugamba mu bibazo. Yego. Babara umuturage n'umusivile. Umusirikare abarabirahiriye. Sintekereza ko wenda ariko M23 barusha ibikoresho byo kurinda ingabo zabo kuko nk'abarundi wenda bashobora gutwara ibifaru byinshi. Ako ntabwo nzi nko za batayo blende ziba zikomeye. Abandi rero ngo ni ingabo za leta, ni ingabo z'u Burundi bari kwega iki ibintu nk'ibyo ngibyo bajyanye ibikoresho bikeya. Ndetse kari barwaniye aho ngaho wajya kugira kuri iyo foto kanayifotora nose no mu Burundi bayitanze. Ubundi bayitanga. Bakamurasa akanafotora mugenzi we akakwirakwiza. Urumva hari ikindi kirimo nyine no kubaca intege. Rega Wiringoma ashinzwe gutera morale mu ngabo za ARCM 23. No guca morali za FARDC za FDLR zabyo nuko ujye uvuga ngo ajya atangaza ariko se wavuze ngo namakenga ari muri biriya bice Bukavu ntago ari nge namakuru yabivuze nubyo nyine namakuru nawe kandi uzankoraho bavuye mu gihugu cyabo bajya guteza amatiko handi n'amahane bahame hamwe rero sasa babarasana kandi babarasa abandi ibyo se imwe mufite reziki ariko burya inyeshyamba n'abanyabwenge bashobora kuba bafite ukuntu bakontorora hano. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 5655. Kubwira ni ariko siko tsegoresha makuru urandusha kure rwose yatangaje amagambo yo mu rurimi rw'igifaransa ngenekereje yavuze ati biteye isoni cyane de c'est très honte et douloureux de voir les militaires burundais. Okay, muri make ati biteye isoni cyane n'ububabare cyangwa se uburibwe ati kubona ingabo z'u Burundi zikomereka bigeza aha muri Kasika Kirungutwe Mwenga ont été transportés jusqu'à Walikare. Yego. N'ikisangane. Ngo puis acheminer de force akisa ego. Ngo oriye de les amener chez ngaho kugira ngo zoherezwe isibyo iwabo. Aravuga ati ils ont été abattus pour l'intérêt d'une seule personne ndayishimiye. Ndetse aho ari kuvuga ati bari gukubitwa cyangwa se bari kwicwa yego kubera inyungu z'umuntu umwe wenyine atari we witwa Ndayishimiye Evariste. Ariko hari ikintu nanone M23 abantu iyo ni communication y'umuvugizi w'ingabo za M23 nta kuri nta kuno wanabigenza ariko abarundi bakunze kuvuga ati mukatugirira impuhwe nese M23 ukorera Wiringoma bafite ingabo z'ubundi kandi cyo namye aho zizanyura hose aho yanavuze ko yanatangaje ko ngo bashyinguye ingabo nyinshi z'abarundi kuki bajya baba video batangaza n'amazina yabo n'imiryango yamenye ko banapfuye ama video yo uvuze video mamunyereka intuze bajya babwira nyine bati munyibutsa disa bo mbonye bari gutangaza intuze zabo mashamba marinette ndayambaye oya nambaye nagaye marinette yo harimo witwa ntago ndi umuvuge ngewe yo batangaza na nimero ze 10 ntago ari byiza n'umuntu oya ntago ari bo babitangaje oya igira gutya hengeka uraza kumbwira ko ari umurundi cyangwa atari we izina ry'abarundi mu mwanya muto ya Marshal ndakuzi wowe uri mwemera ugira umwemera gato oya no wabo urumva ndiba no hiryo Imana muhiro ko idashira abaraguye ku rugamba baramujyanye kurwana intambara y'inzererezi kandi yagonye kuba agira kuba afite intangamuntu nkaza nzakira za gatwaga utugatutsi cyangwa iri mituweli Marshal wakireka komene wese ni nusoma amazina ye oya ntago nayasoma shabo so umusirikare aho yaguye najya gusoma amazina ye na amazina y'amarundi gusa we none se M23 yarabarashe se no byumva kuki se abo ngo bari navuga ko ari nk'ibyo ngombwa kurangisha se kugira umuryango we nubibone ubone ko birafasha ariko bizana inzigo nibyo twavugaga ariko na makuru kuko nka Israel yo
n'abasirikare babo barashwe bashyira kuri shimira ko nkweretse amakuru bashyira kuri website yayo ntabwo ngushimira na ese ni uruganda bubatse hariya nanjye singushimira ni uruganda rwa sima rwuzuye hariya muri Mwenga iyo ese yitwa gutya ntabwo ari byiza ko uyu se ko mbona ari mutoye cyane ni wese umusirikare agomba kuba wese polisi neva uyu umusirikare w'inzobe polisi neva umusirikare akajya ku rugamba yawe kiri gucyari gifatwa pe ntacyo gufatana bashyiraho na nuze fin de quoi expiration y'ikarita igihe bisanzwe ino yari kuzangira 2031 aracyafite igihe kinini yaragifite igihe kinini kandi indi muri 2036 ingabo zirapfa ku rugamba byo nibisanzwe no kwihanganisha imiryango yabo nta kintu cyane kuri pe naho byo kuvuga ngo ndayishimiye ngo abasirikare barashize wiri ngoma afite ingabo z'u Burundi hari nyine urumva ariko reka nkubwiye masha hari wazijyanye ku kiziriko kirungutwe kasika mwenga ujye uvuga yenda ngo rimwe na rimwe hari ibintu utemera kereka byo nubwire uti simbyemera ariko sha nabonye biri kuba muri za kirungutwe kunga rizi ngabo nubwo ndibivuga kambwira uti jye nkuraho izo muwenge oya barapfa bose ukuri ingabo zifata zirwana zirapfa zose ndabyemera marshari ariko se reka nkubaze nicyo nkubwira uyu mugabo ndayishimiye ibi ngibi iyo ubibonye biba ari inyungu ku gihugu cyawe cyose biba ari igihombo niho ngewe ndi naho sayidi zose zirapfa nese ko buri wese arasa amasasu ingabo zigomba kurwana yavuye wabasajya gukora iki ntiyavuye wagiye mu gisirikare mashange ikintu ukunda kuvuga tutemeranya ni kimwe umusirikare arahirira gupfa so banyigishije ngo ni oda barahirira gupfa ni bene bisanzwe barapfa nyine kandi nabo barica buriya abo nabo urimo kugira impuhwe nabo barasha abandi abo barashura bazi ntabwo se ntabwo barabana bakongomana ibyo turabishaka wiki w'igihugu cyako hanyuma se reka kubaze ko ujya wumva amakuru kuri umunyamakuru ku rwego mpuzamahanga ukavuga ngo oya mu basirikare mu bantu baguye muri Goma bashyizemo abasirikare ko barura abasivile ntabwo umusirikare babyita girago de gakoratero ntabwo umusirikare abarwa mu bantu baguye ku rugamba mu bibazo yego babara umuturage n'umusivile umusirikare abarabirahiriye ngiye gusa icyo akabyemera gute akagiyemo nako kazi wamfashije muri iki kintu kariwe musesenguzi nemera wimpa ruswa niki ntabwo tubyumvikane ngabo amakarita y'aba mama 23 tutajya tuyabona wenda ngewe si wambwiye ko wigeze kubona imibiri yabo yahe nyipfa kuyibona sindayibona ya Muventuro kuri kwimana ntayo ndabona nanjye n'imibiri ntayo nabonye ntabyo nakubwiye ntukambeshye uravugisha ukuri ntabwo ari byo ntabwo ndayibona naravuze ngo ntabwo ndabona imibiri yabo nyine uko gutya bose barapfa ku rugamba bose barapfa nyine nicyo nkubaza amakarita yabo ntiturabona imibiri kandi bo barapfusha pe ni ibisanzwe ariko ukibaza ni ukuvuga ngo ni nka strategy yihe kandi andi mafoto yasohoka ngewe ikintu mbitekerezaho biterwa no gusumbanya imbaraga mu rwego rwa gisirikare ariko gusumbanya imbaraga zimo na discipline yego bashobora kuba Muventuro barwana bavuga ati ntitushaka imbohe yacu nyamambe umubiri wacu umuhaje usigara za Israel zijya zibikora kuko Israel mushobora kurwanira umuntu wapfuye nk'imyaka nk'ibiri tubanze tumurwaneho kuko umusirikare ariko no mu mategeko urabizi umuntu yaba ari umubiri we yaba n'umuntu bose amategeko abagenga yenda kubangana ubwo rero biterwa n'imbaraga bose bakoresha kuko sintekereza ko wenda ariko Muventuro barusha ibikoresho byo kurinda ingabo zabo kuko nk'abarundi wenda bashobora gutwara ibifaru byinshi ariko ntabwo nzi nko za batayo blende ziba zikomeye nk'izo nyeshyamba ariko ku rundi ruhande rwa Burundi bitugaragaza ko reka tubibare muri ubwo buryo ntabwo turi muri Mwenga naho bapfira batwaye manipower nini cyane sibyo yego ariko kubera kutizera ko ibyo bikoresho bihambaye byo kurinda abasirikare bazabigarukana batinye Muventuro urumva bituma batadiployingana n'intuza ntabwo ndabona abarundi bakoresha ku rugamba ibifaru byiza abarundi byagombye guproteja abasirikare babo icyo ni kimwe buriya niba banagenda mu makamyo atari blende nayo kuko hari imodoka blende bita APC urumva APC ni blende zitwara abasirikare yewe hari n'ibihugu bimaze gutera imbere bigira n'amakamyo ameze gutyo atwara ingabo ariko afite blendage nta gabundi ibyo babishoboye Muventuro nkeka ko wenda bafite nka commitment ivuga ngo ntimusige uwacu ku rugamba icyo ndagikeka ikindi nkeka bashobora kuba barwana amatsinda matoya amatsinda mato iyo murwana amatsinda mato ariko azi kurwana mupfusha bake kurusha abarwana ari igihiriri abarundi ngo basige bajya kuvoma ari nka batayo ifite nk'amabido nk'icumi ariko ugiye kuvoma yikoreye ibido afite amane nk'icumi bamurinze ngo badafatwa na Muventuro kandi uko ugenda ushora ingabo nyinshi urumva strategy kare nuko unapfusha nyinshi ukumva gutwara ingabo nkeya
bien equipe urumva zideployize neza ukamenya zigenda gute mobile yazo iteye gute baracyakoresha amamodokari abarundi abakongomani FDL n'abari bakorana nabo bafite riske yo kuba bapfusha ingabo nyinshi kurusha zino nyeshyamba kuko inyeshyamba ziba zizi nyine ko ari baki bakarwana bakoresha amatsinda mato bakakudoma bakongera ukababura urumva abandi rero ngo ni ingabo za leta ni ingabo z'u Burundi barikwega iki ibintu nk'ibyo ngibyo bajyanye ibikoresho bikeya yego kuko urabona nk'abo ofisiye bavuga nta ubuzi niba bivuze nko kubona umofisiye ku rugamba w'igihugu cy'u Burundi adafite bulenda agendamo bakoresha nk'ama pick up yanga asanzwe bivugera ibintu baraboheje niba protection kumwe ngo muve mu Ventura n'iki abe mu Ventura bari na bashobora kuba barinda intuze barwanira ingabo zabo ku buryo bavuga batuwe komanda ntituzakubona ugarutse turabashaka ari bazima cyangwa nubwo wabuze batanu turabashaka nabo bose tubashyingure ibyo birashoboka bafite iyo commitment kandi byaba nabyo ari urwego rukomeye rwo kwita ku ngabo ukabona ariko nk'umusirikare wabanaga n'uyu Murundi muri Kamuha cyangwa n'ahandi hose akabona no video irimo gusirikira kumwohereza muri Kongo bizakunda ko morale yamaze gucika bizagorana uko byagenda kose na M23 ntago nabamo ntago ifite uruhare mu kwirakwiriza amafoto ibi n'abaca intege ivuga iti sha niyi yatanga none se kari yarwaniye aho ngaho wajya kugera kuri iyo foto ukanayifotora nose no Murundi wayitanze n'abarundi bayitanga bakamurasa akanafotora mugenzi we akakwirakwiriza ibyo no guca morale ngabo z'uru kuvuga ati sha muhame hamwe dore twabarashe twarashe nakanaka biriya bikora umukwa mu ngabo z'u Burundi kandi kuno yifite umufamiliye we yahise ayibona yahise ayibona ariko by the way binakuraho urwikekwe ukamenya ko yapfuye yakomeretse yagize gute yego hari icyo bifasha nubwo atari byiza gisi nabishimagiza ariko bifite bifasha imiryango ya bamwe akamenya ko watakiriho yego gusa ingabo zikomeye zifite uburyo bukomeye zirababungabunga nk'abo urumva mu gihe bazajya mu biganiro bakagira gute ababo bakazabona abandi kandi nyeshyamba sinekeza ko zifite ubwo bushobozi bwo kubungabunga imibiri y'abapfuye hari akantu wavuze ngo Wiringoma se yabafitiye impuhwe ukabona ko yabitangaza byo nta kubiryaho urumva hari ikindi kirimo nyine ni ukubaca intege rega Wiringoma ashinzwe gutera morale mu ngabo za ARSM 23 no guca morale za FARDC za FDLR zabyo nuko ujye uvuga ngo ajya atangaza buriya ibyo akora arakizi kandi yamanutse firiya aho birimo kubera duheruka kuvuga ari Warungu amanuka yavayo gutera ko hari akazi ariko se wavuze ngo namakenga ari muri iriya bice Bukavu ntago ari nge namakuru yabivuze nibyo nyine namakuru nawe kandi uzankoraho si niwe warabivuze mbabona Marshal warabivuze njye bivuze se oya nagera mu makuru navuze ko bari hariya bose niho bagiye kubavutura niho bari buriya nibe n'abakomando bahubwo hariyo nakora ko ngeho cye nabivuze kandi mbikuye mu makuru kandi aya makuru sinyegeje nawe nayavuze niba hamwe bawote babare kushyira intwaro hasi bari mu ntambara zadashinga gusa none se Walungu itoranye na Mwenga birafatanye ni inzirimo ni nka kuri uvuga Nyagatare Kayonza Rwamagana nubona ko babiri kuri sheni imwe cyangwa ukaba wavuga Huye Nyamagabe Rusizi ukaba wavuga Rusizi Karongi Rutsiro Rubavu Musanze na Musanze wayo biri ku isheni imwe ubanza muri Bukavu niba ari muri zone ya Kabare ntumbaze ugafata Warungu ugafata Mwenga urumva yego na Fizi hariya za Minembwe ho Plateau bari abanyamurenge babahabagwa muri Fizi na Ntuza na Mwenga nk'amasamba y'itombwe muri Mwenga kandi na Kamituga muri Mwenga ariko Kamituga ni kure nacyane ko kukarita nkunze gusoma ikarita aba Mwenga ubanze ebyiri Sud na Nord ariko rero ni territoire ya Mwenga urumva rero Warungu ni inzira imwe mbega iyo ngiyo za Mwenga mbona banavuga ko abafite abasirikare muri Mwenga ati hamagara wumve ko akiriho ati kuko amakuru ari kuva ku rugamba aravuga ko abasirikare benshi b'abarundi bamaze igihe bahatesekera ariko nabo batesetse abandi zo nkuru zashaka wiki batesetse abandi batesekana batesetse abandi nese bagiye gukora iki guhinga ibirayi cyangwa ibitoki bakora iki Mwenga ni Mwenga ni Gitega se Mwenga ni Ruyigi Mwenga ni Muramvya Mwenga ni he
bavuye mu gihugu cyabo bajya guteza amatiko handi n'amahane bahame hamwe rero sasa barasane kandi barasa abandi ibyo se mufite n'iziki nta mpuhwe zirimo aho ngaho bagiye kurasa abantu babazize iki bahame hamwe abahungu bumvisha umututu ahubwo reka hajya Mwenga Centre yarafashwe cyangwa barayigose Mwenga Centre mva se ngo bagezemo ahubwo banza barayirenze ngo bayigezemo nyine bayigeze nkubwira cyagenga FRDC n'abacyo kwambwira ako marisho yemera jya bakuru nkubwira ngo ko barageramo twabwiye bagezemo babeshye ariko kubera iki kandi nawe njya rumva yavuga mu nyuma ukogera ko ngo ntayo bagezemo oya ariko marisho bashaka ko niko mbikeka bajya makuru nuvuga nuko bahadogeza ese wagyubaza ko nzi ko ufite amasoko nayo barimo ye ntago M23 ayo makuru wizeye se cyane M23 ifashe ahantu kuko nabonye ari foto nayo wabonye ndaza kwigushakira ijya foto ni y'abasirikare ba FARDC hari n'umwana urimo kugenda yivugisha avuga iby'intambara muri Mwenga ariko akivugisha iyo video irimo gusirikira akivugisha asobanura ko oya nagarura nje kindi akivugisha asobanura ko ubuzima bwatangiye kugaruka ariko atari M23 hafite ahubwo ko barimo kuva mu mihuru bagaruka mu ngo zabo kubera agahenge kagarutse gusa ariko ntago M23 yari yafata Rucuru Centre kuko ahantu hari bureau de territoire muri Congo bongera ijambo centre Rucuru Centre irimo ikicaro cya zone ya Rucuru Rubero Centre irimo ikicaro cya Rubero territory Masisi Centre ni ikicaro cyande cya Masisi territory Warigari Centre ainsi de suite sibyo yego mumbabarire simbona ikintu cya Mwenga Centre ntago barayifata bayifashe babihisha abakomeye ni ku kicaro cya territoire nta M23 muri Mwenga Centre ahubwo banza ngo yarayiciyeho irayidoginga ijye gutega mbusha imbere itayigezemo cyane si ibisanzwe se byari birenze inyungu zikaba ari kujya gutega mbusha abantu birukanse biruka kuko FARDC yarirukanse abarundi barirukanka kujya kubatega mbusha ishobora kutibanda mu miji ikibara ku mihanda y'ingenzi bakayidoginga bita kudoginga bakajya guca handi niko bimeze kundeba nawe ariko nta M23 muri Mwenga Centre ntayo oya nagari nabi ahubwo mba nakoza attention kujya numve neza Sereko ni bafashwe uyu munsi ntayo ngira na bita Cidasa kandi ngo ni kure yayo Cidasa haracyari kilometero ariko nanone abandi bakavuga ngo yigeze kugera muri 3 kilometre abandi ngo 5 kilometre urumva ariko burya inyeshyamba n'abanyabwenge bashobora kuba bafite ukuntu bakontorora hano bashobora kuba kontrolera imihanda ihinjira nihasohoka bashobora kuba kontrolera ku misozi miremire hirengeye kandi bakakwihorera bakandagira mu mujyi wawe giye nicyo mbona noneho leta ikaba itafite imbaraga n'umuntu akaba atafite imbaraga yarirukanse ariko bakabanza bagacekinga bose n'abana ntabwo barabaye intambara ntabwo ari kwifotoza ariko icyo mvuga nshimangira nuko mbega icyo ngenderaho giwe andi ma office y'amateritware kuko meaning for mu ntambara iyo yafashwe bibizina rikomeye cyane kandi nk'inyeshyamba zikabitangaza gusa ntago M23 iri mu bihe byo kupfa kwigamba gufata ahantu izi ko mu byo yashyizeho umukono bibujijwe kwagura ibirindiro nicyo nibaza sishaka guceceka se nanone yaceceka ariko isi ntiyaceceka umuntu uri Mwenga zifotoreza kuri Mwenga M23 turabitwereke tuzamenya ko ari ukuri Mwenga Centre niho mvuze ntabwo mvuze muri territoire ya Mwenga uyo barimo cyane ndetse ariko nta nyeshyamba ya M23 muri Mwenga Centre ariko nago bavuze Centre bavuze nyine abakabyo Mwenga bayirimo kuva na kera bavuze Mwenga abavuga Mwenga it's okay ariko abavuga Mwenga Centre wapi yego na irimo Marisha ati abasirikare bashya ba FC barangije amahugurwa irumangabo itsinda rishya ry'ingabo za FCM 33 ryasoje amahugurwa bituma umubare w'abasirikare bamaze guhugurwa n'uyu muryango ugera umubare ndavuga se kutagyemera. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe.
Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.